Byiringiro Eric yaranditse ngo tekinoloji iriho uyita gute iby'abadayimoni, kandi Yesu yarivugiye ko ubwenge buzagura. Kuba yaravuze ngo ubwenge buzagura rero ntabwo bivuze ngo ni umuteguro w'Imana make mu byo tuzahabwa n'Imana. Abantu bagiye kujya bacurika ibintu byo tuvuga biri muri Bibiliya ntabwo byagenewe abantu bose, byagenewe intore z'Imana. Yarabati mwebwe abizera abigishwa biri bo yabwiye, nimubona ibyo bibaye muzararame murebe mu ijuru, mumenye ko gutabarwa kwanyu kwegereje. Bazaba batabarwa heze babakura amaboko ya Satani. Satani akoresha ndetse akoresha ababibe bamwiyeguriye bari ku isi. So technology is not geared towards our own benefit. Hawe itugarukira ahubwo iragarukira kuri babandi. The industrial revolution yabayeho nibura ifasha abantu benshi. Akubwara uburyo bwo twikururira. Abanza kuza gukoresha inganda zije, ubucakara buvaho, haza ubucakara bushya bw'ifaranga, ariko ubucakara bukadukontorora kuko nabura umukozi ukorera uruganda, uzakora uruganda n'umwana wawe n'umwuzukuru. Yanditse ngo Pastor Musisi, wasigaho kuvuga nabi imandwa z'i Rwanda. Arabura ndi ibintu bitagiye niho bibyansize. Twavuze ko yuko Imana yonyine izashyiriherezo kuri bibi. Tubona bitubabaje. Ntabwo ari imandwa ntabwo zakora revolution. Nashaka jya terekere ryangombe cyangwa muhamagare cyangwa nabazanyabingi. Bashobora guhindura iyi current situation to boost those already functioning, which include rock music gangsters such as the Rolling Stones, a gangster group much favored by European black nobility, and all of the Tavistock created rock groups which began with the Beatles. Harimo kwankuraja kankoresha iryo jambo cyangwa gutera umwete imikorere yo gushyigikira utugurupe cyangwa udutsiko tw'abacuranzi tuyobya abantu nk'ibyo bitaga rock music. Uzasanga abantu bahanga mu kuvuga bahabwa imyanya ikomeye muri politiki. Buriya nka Obama yajyaga ashobora gukora ikiganiro muri 30 akagitegura agakora address abantu bose bakishima. Ni ibyo barabishyira cyane imbere. Umupasiteri uzi kuvuga akavuga amagambo abazi Bibiliya bagasanga si yavuga, aravuga icyanditse ukagihuza n'ibyo by'isi ishaka. Abantu benshi bakabona umuhanga arigisha bakamuha Bibiliya wa ntabwo biba ari Bibiliya kuko ari umuhanga gusa. Yes, abantu barabyumva ariko ntibagire bate ntibakurikira Imana. Barimo barategura abagabo kuza ababurutsi ajya bafata abagore ku ngufu. Ubu ngubu ntabwo ushobora gufata umwana wawe ngo ajye kwigira kwa nyirarume cyangwa kwa se wabo. Noneho ibyo bintu aho ngo birebe nk'ishyano barafata nk'ibisanzwe. Ndetse abandi bakubwira ngo ni iterambere se riganisha hehe? Ibintu biracika. Bituruka hese, bituruka muri ibyo bintu, bituruka muri pornography industry, biraturuka muri zone bino muri televiziyo. Batangiye buhoro ubona abantu kagira basomana n'abana bazi kubireba. Ejo muri harabambwiye hambere abaramutse bo buzibike nta filime ishobora kubaho utarebye abantu basomana. Ikitonderwa kandi hasomana abantu bahuza ibitse. Televiziyo igiye kuzaroga abantu kugira ngo abantu bajye bareba ibintu barebaho. Ababibonye abadayimoni bari muri babandi babikinnye bajye basimbuka bajye muri baba. Niyo mpamvu umuntu yareba pornography yifite ubuhamya bw'abantu benshi kugira ngo azayireke intambara ikomeye. Ni nk'umugozi bagushyizemo mu ijosi. Riravuga ngo to continue to build the character of Christian fundamentalism begun by the British East India Company servant Dabi, which will be misused to strengthen the Zionist state of Israel by identifying with the Jews through the myth of God's chosen people and by donating a very substantial amount of money to what they mistakenly believe is a religious cause in the furtherance of Christianity. Z'abantu benshi na hano mu Rwanda bajya no muri Israel bakavana ibitaka, abandi bakavana y'amazi n'amabuye kugira ngo bareme ikiyumviro kitari cyo mu bayoboke yuko Israel ari igihugu cyiza cy'umugisha n'abagituye ari abanyamugisha n'ubasabira umugisha ngo n'umugisha. Israel ubwayo ni igihugu aho bari harakorerwa ibizira nk'ibikorwa n'ahantu hose. Gukiranuka no kuba intore y'Imana ntabwo bikiri kuri Israel, biri ku itorero ry'Imana rigizwe n'abayuda kandi rikagirwa n'abanyamahanga aribo twebwe. Erega buriya n'abagabo twese twabaye bamaraya, turi bamaraya ba system ngo byavuye ahantu hizewe. No, nta hantu hizewe hahari ku isi kereka ku Mana, kuko nawe ndi wo wizeye yakubeshya. Ntabwo uzi uwitwa Mayor Amschel Rothschild ni umuyahudi ariko w'umudage, niwe wasabye aravuga ati jewe sinshaka ubutware bwo kuyobora za parlement z'ibihugu, ahubwo ndashaka ubuyobozi bwa treasury, ububiko bw'ubutunzi bw'isi. Arabuhabwa ububiko bw'ubutunzi bw'isi. I don't want parliaments, I want the treasuries of the world. Niko yavuze asaba shitani kandi rabimuha. Niyo mpamvu afite umushinga wo gufinansinga ibikorwa byose bya Antikristo. Ubwo sari nk'akaye gakino baba bari gukina isi. Icyari kigamijwe cyari kiri mu mugambi wo bita. Ubona ibi bintu bizarangiza gute? Bizarangira koko abakristo bahagurutse kujya kurwana ziriya ntambara za Palestina na Israel? Kimwe mu bintu bizaprovoka abantu bose gutuma ibintu bishigiye ku madini, ndetse bavuga ko azakoreshwa n'intwaro za kirimbuzi. Noneho ugasanga umudive kuko wavuze ku idini ryo muranganye, ari n'uwavuze ngo najyaga nkukunda nkakurikira ibyawe ngo ariko sha ngo ndakumenye. Uvuze ku isabato y'Imana ibyo bikabishana. Umugaturika mukaba mwakundanaga bavuga kuri Bikira Mariya. Uvuze ku mubyeyi sha azagukindura, ukibaza uyu muntu ubwo bukana kandi ubwo arakubwira ngo afite umwuka w'Imana. Kabara dufite ishyano. Azatujyana muri amazu meza yaduteguriye, nitugerayo tuzahora turiri, zaba kumwe na Eliya, zaba kumwe
na Aburahamu tuzahora turirimba ushimwe mwami. reka tugusuhuze inshuti mukundwa wowe ukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV, ishakiro ry'ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Turakwifuriza amahoro y'Imana kandi no guhirwa mu mirimo yose ukoresha amaboko yawe, ndetse dusaba Imana ngo ikomeze kukurinda, ikurindira aho uri, kurindira umuryango wawe ndetse no kurinda ubugingo bwawe. Turabashimira rero umwanya mufata gukurikira ibiganiro bitambuka kuri Iron TV. Tunabasaba kandi gusharinga ku bavandimwe, ku nshuti, kugira ngo ubutumwa bwiza bukomeze kwamamara hirya no hino, abantu barushaho kubohoka. Uyu munsi turagarutse rero mu kiganiro cyacu Menya Nibi na Pastor Musisi. Ngira ngo nibisanzwe turamenyereye, turabibutsa ko ibi byose kubyiga ni ukureba aho ibihe bigeze, iyi si duhagazemo, ibyahanuwe ntibyaba biri gusohora ku batuye isi. Ese abantu bitware bati? Iyo turebye turabona akaduruvayo kari kubera mu isi, abantu barakubita hirya no hino, abantu barahangayitse, imyigaragambyo mu bihugu bitandukanye. Abantu uyu munsi tugeze ku rwego rw'uko abantu bamwe barimo no kwifuza kuba batarabayeho, cyangwa se batarabayeho muri iki gihe, wenda bakaba barabayeho mbere y'uko iki gihe tukigeramo. Rero ibyo byose turabyiga ngo turebe systeme y'isi, uburyo we na Satani, turavuga system political, uburyo we na Satani n'uburyo ari gushaka gukoresha ubutegetsi bwo mu isi kugira ngo azisasira abantu benshi, ndetse n'uburyo Antikristo arimo gutegura ibintu bye neza ku muntu kugira ngo igihe azerekanirwa ku mugaragaro azakore byinshi. Reka twakire Pastor kugira ngo asuhuza abadukurikiye, hanyuma twinjiye mu kiganiro cyacu. Pastor, tubaha ikaze kuri Iron TV. Turasuhuje bakundwa mwebwe ba Iron TV. Tubashimira Imana kubw'ubuntu mukora n'ubwitange kugira ngo usangire ubumenyi bw'ibibazo z'Imana twahawe, kandi shimira n'abandi bose badukurikira bavuga ururimi rw'Ikinyarwanda, baba Abanyarwanda cyangwa se abandi barwize, bari mu Rwanda, bari mu karere k'ibiyaga bigari, bari hirya no hino kuri uyu mugabane wa Afurika, ndetse n'abatuye indi migabane y'isi isigaye hirya no hino, n'abari mu birwa bikikijwe n'amazi magari. Mwese ndabasuhuje. Muri n'umwanya wo gusuhuza abavandimwe twishimira, bavuga ururimi rufitanye isano n'urwacu, aribo Barundi. Mwese turabakunda Barundi, kandi twabonyemo ishyaka rikomeye. Imana ibahe umugisha no mu bwitange bwanyu, no mu masengesho, no mu rukundo, muri beza cyane. Hanyuma Abanyamurenge, abenshi muri bo yuko bari hirya no hino ku isi kubera ibyago byatugwiriye twese, kuko ibyago byabo natwe ni ibyacu. Rero nzi yuko benshi muhurana n'izi nyigisho cyangwa n'ibi biganiro, ni byiza. Turabasabira, tuzi yuko Imana izakora ibitangaza mu gihe gikwiriye, ariko muri iyi si ubundi bwo nta n'ibyiza bihari, kereka mu ijuru aho tujya. Kandi nzi yuko benshi muri mwe mukunda Umukiza. Tuboneho n'abaturanyi banyu rero, ubundi muziranye nk'Abafurero, Abarega, Ababembe, Banyindu, abo bose ndibwira yuko nabo bashobora kumva amagambo, bamwe muri bo bashobora kuyumva. Abagiriye umumaro rero byaba byiza. Ubwo nkaba muriho n'umwanya wo gusuhuza abavandimwe bari muri Kivu y'Amajyaruguru, abo cyane cyane Abarwandafone. Nkaboreraho n'umwanya wo gusuhuza Abafumbira, abavandimwe, Abahororo, Abahana, Abahangaza. Mwese turabakunda, twishimira yuko mwazagira amahoro, kandi Imana yo mu ijuru bagire neza. Uhoraho Mana yacu, niwe Mana igira neza. Ibyo tugiye gusanya no kuganira ni wowe ubizi, ni wowe ubishobora, ni wowe ubiha icyerekezo. Nuko rero aho wowe dufasha muri kiganiro, uduhe umugisha, dukomeze, kandi abazacyumva bose kizabagira umumaro, kizabungura ubwenge, kizaba intandaro yo gukanguka no kumenya ukuri kwibera mu isi, kandi isi bayikureho umutima ndetse banayizinukwe, ahubwo icyerekezo cyabo cyerekeze mu ijuru. Tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Ubushize ubwo twari turimo kwiga, twatugeze ku ntego ya 11, ubwo mwarimo kutwereka yuko mu ntego
za Illuminati cyangwa se n'iriya mitwe yindi bakorana iri hejuru yayo, yuko bafite intego yo guteza imvururu mu bihugu hirya no hino kugeza ubwo abategetsi cyangwa se abayobozi b'ibihugu bazananirwa, abaturage nabo bagahinduka bazambaye ibobo, bakabibirara, bakiruka, abandi bakagira ubwesikora, abandi bakiba, abandi bakajya babeshya kugira ngo babeho. Nk'uko twabibonye ko ingaruka zihari mu buryo bubiri, yaba ingaruka z'umubiri n'iz'umutima cyangwa iz'ubugingo. Iz'umubiri ni uko abantu bazahura n'ibibazo bikomeye, ubukene bukaza, abantu bakagira ubuzima bugoye, kugeza ubwo noneho rero bigeze no ku ngaruka z'ubugingo, abantu baziga imitwe myinshi y'uburyo babaho ariko bari mu kugomera Imana. Ndashaka kubanza kugira nibuza ikibazo nsoma, cyangwa se wenda navuga se n'ikibazo nicyo twifuza kusobanuraho umuntu yavuzeho mu kiganiro uherutse gutanga, ubwo wazaga utanameze neza, ufite ijwi ryasaraye, wari umaze iminsi urwaye. Yitwa Eric Byiringiro. Eric yaranditse ngo tekinoloji iriho uyita gute iby'abadayimoni, kandi Yesu yarivugiye ko ubwenge buzagwira. Usibye yuko icyo jambo nta n'ubwo na Yesu warivuze, ryavuzwe n'umuntu w'Imana Daniyeli mu buhanuzi bwe, igice cyaho cya 12. Yavugaga ku byerekeye uko bizameze mu gihe cy'imperuka, ubwenge buzagwira. Kuba yaravuze ngo ubwenge buzagwira rero ntabwo bivuze ngo ni umuteguro w'Imana, nka kimwe mu byo tuzahabwa n'Imana. Abantu bagiye kujya bacurika ibintu, ahubwo yabivuze muri uko kutwereka bimwe mu bizabaho. Kuba Yesu yaravuze ati amahanga azababara, hirya no hino hazaba ibishyitsi n'indwara n'inzara, ntabwo twavaho n'ibyiza Yesu yaduteguriye. Yavuga ibizaba n'ubuhanuzi, nuko abantu ubuhanuzi bwa Bibiliya batabwemera, ariko n'ubuhanuzi kandi nibo tukwiriye kubakaho. Ubuhanuzi bwose bukwiriye guhera kuri ubwo ngubwo. Nuba namusubije ntiyunguwe. Mu yandi magambo ni ukuvuga ngo Yesu kuba yaravuze ibizabaho, amahanga uburyo azababara n'ibindi byago bizabaho, si ugushaka kwerekana ko bizaba ari byiza, ahubwo ni nk'ibiteguriza abantu ngo bamenye ko agiye kugaruka. Ni bizabitegura yuko isi igiye kurangira, kugira ngo duhore tubitekereza. Niyo mpamvu kandi ibyo nubwo yabivugaga, nerega hariho n'ikibazo dufite. Ibintu byo tuvuga biri muri Bibiliya ntabwo byagenewe abantu bose, byageneye intore z'Imana. Yarabati mwebwe abizera, abigishwa biri bo yabwiye, nimubona ibyo bibaye muzararame murebe mu ijuru, mumenye ko gutabarwa kwanyu kwegereje. Bazaba batabarwa hese, babakura amaboko ya Satani. Satani akoresha ndetse akoresha ababibe, bakoresha bamwiyeguriye bari ku isi. Ni ukuvuga ngo ubwo na Daniyeli rero kubihanura ntago ari uko yerekana ko ari byiza, yerekanaga uburyo bizaranga iminsi y'imperuka. Yes, exactly. Uyu rero nyine urumva iki kintu akivuga yifashishije uburyo bwo kwerekana tekinoloji wayigishije, werekana ko ari y'abadayimoni, ngo yakozwe n'abadayimoni cyangwa ikorwa n'abadayimoni. Yes. Aravuga ati rero abayikoze ni ubwenge, kandi ubwo bwenge bwari bwarahanuwe na Daniyeli, yuko usibye ko yavuze Yesu, ariko ni Daniyeli nk'uko mubitubwiye, yuko buzagwira. Ati rero ko ubwenge buhari, ubwo ni byiza ku Mana. Niyo tekinoloji ubwo nta kitwaye, ntabwo ari y'abadayimoni, ubwo arashaka kugaragaza ko ari ikinyoma wabeshye. Ariko ntabwo ari byo, kuko ni tekinoloji ubwayo ntabwo ifavoringa twese, irafavoringa agatsiko. Kuko ubu ngubu nibamara gufata abantu bamwe, agatsiko gategeka isi kakazadufasha, katangira kugenzura ibitekerezo byacu, bifashishije uburyo bwa wifi n'iriya minara ya 5G. Bazaba badufata bafata ubwonko bwacu bakabugenzura, nase biri mu nyungu zacu cyangwa biri mu nyungu zabo ngabo twarize. Technology is not geared towards our own benefit. Hawe itugarukira, ahubwo iragarukira kuri babandi. The industrial revolution yabayeho nibura ifasha abantu benshi, akubwara uburyo bwo twikururira. Abanza kuza gukoresha inganda zije, ubucakara buvaho, haza ubucakara bushya bw'ifaranga, ariko ubucakara bukadukontorora, kuko niba uri umukozi ukorera uruganda, uzakora uruganda n'umwana wawe n'umwuzukuru. Yes, niko program iteye. Hanyuma ibyo rero bagiye kubikuraho, baza n'ubucakara bushya bwo kuba ari n'abacakara ba tekinoloji. Tekinoloji ntabwo ari ikibazo cye. Ubwo abantu bose ureba umuntu, abantu benshi bize barimo baratakaza
ibyo bize birabagora. Nabuye n'umugabo umwe twabaye inshuti just kubera ko yankurikiraga, afata ambwira uburyo yize economics, bari muri banki, ariko ambwira ati ngiye kunanirwa. Umuntu ku myaka 40 umuntu akaba ananirwa, usi bishatse kuvuga se, kubera yuko hazaga ibyahindagurikaga buri munsi, hakaza porogaramu muri computer batari mastering bakaba barayishajishije akazi hakabati se. Ubwo utekereza umuntu kuzira mu myaka 50 ntabwo yagishobora akazi, ubwo yareka akajya gahunga. Ukeneye abana bato bafite ubwenge bwirukanka bajya muri ibyo ngibyo. Byumvikane ko utabikurikiranye ngo ujye wa updatinga, no kuvuga ngo bwa bumenyi bwawe bwa bundi wari ufite ntacyo buzamarira abantu. Ndavuga bwa bundi wize ku ishuri ntacyo buzakugumarira. Kwazabura wize you have a degree, yes, ariko ntacyo bimaze kuko ngo bijyanye n'igihe. Yeah, right. Aha, reka wenda mwene data tumuveho, tubwira abantu ko hari ibibazo byinshi bagiye babaza ku nyigisho zose Pastor Musa yagiye atanga. Rwose ntago twabihoreye, turimo turategura kugenda tubasubiza byose, kandi murabizi ko Pastor yamaze iminsi ataboneka, ariko tuzabivugaho. Ariko hano hari umuntu wanditse, Pastor, hari umuntu wanditse ku kiganiro duheruka kimaze ibyumweru 4, yanditse ngo Pastor Musisi wasigaho kuvuga nabi imandwa z'i Rwanda. Umuterekero w'abakurambere ni Afurika yose ibifiteho umuco, uwo muco n'umuzungu yaje kwigiraho mu Rwanda Urundi. Ibyo muvuga kuri ni world order tubihurizaho rwose. Izo nkuru za Satani n'ijambo ry'Imana nukwibwira kandi ukiyumva gusa ibitari byo. Nirementanya yahanditse ngo nirementanya. Arabone unuva niremenkanya nicyo ashaka kuvuga iremenkanya mu kibazo. Kisimbizi. Ariko urumva hano navuze ngo izo nkuru za Satani n'ijambo ry'Imana byombi bishyize hamwe. Nukwibwira kandi ukiyumva gusa ibitari ibyo. Nirenemanya asize ukuntu yanditse, cyangwa nirimanganya. Ubwo nuko ngo n'ijambo ry'Imana agaragaje ko nta gaciro. Byose ni bya Satani, mbese ibyo mvuga muri rusange ni ngo nirimanganya kuri nukuri mangatanya gusa. None se Pastor uyu muramubwira iki? Abantu bacu ushobora gusanga n'umuntu rwose unasobanutse wanize. Oya birumvikana ntabwo uyu muntu yaba arinjije. Ariko arimo araburana ibintu bitagiye niho bibyasize. Sizo mandwa izo mandwa Pastor umundi watubwiye gatoya ku mandwa z'i Rwanda. Imandwa z'i Rwanda nizi? No, imandwa z'i Rwanda niyobokamana ryo kuramya abadayimoni abanyarwanda bagenderagamo. Umuco wa Kristo utaraza. Usibye ko umuco wa Kristo wazanywe n'abakoroni, nabo ntabwo ryari iyobokamana rya Kristo. Oya, bakoresheje Kristo ariko babikoreshaga as a weapon of conquest. Ni intwaro yo kutwigarurira. Naho ubu ntabwo ryari iyobokamana. None se wowe ko ryaje kiliziya y'abacumuga nibwo ikura kirazira, niba uvanyeho kuziririza ibintu byari bibi, abantu uvuye ko batangiye kurya ibintu no gukora ibintu batakoraga. Ariko imandwa zari zifite umuco, nubwo zari kuramya ibigirwamana, wo kurindira abantu mu kubaha no gutinya ibintu bimwe na bimwe. Abantu bari batarubahuka ababyeyi babo. Rero ariko ntibivuze ngo yari inzira y'agakiza. Iyo abantu basobanukirwe neza. Yari inzira of social order. Social order, abantu bese mibanire y'abantu kugira ngo abantu babeho neza. Ariko ibi ngibi byo bavuga twe turababwira inzira y'agakiza, kuko izo mandwa ntishobora guhindura isi. Twavuze yuko mu kiganiro cyacu cy'ubushize twavuze ko dukurikije ikibazo cyari cyatubajijwe kibuturutseho, yuko Imana yonyine izashyira iherezo kuri ibi bintu tubona bitubabaje. Ntabwo ari imandwa ntabwo zakora revolution. Nashaka ajya aterekere ryangombe cyangwa muhamagare cyangwa nabazanya bindi, ntashobora guhindura iyi current situation.
erega tujya mu kintu ko tuzi ko aricyo kizatumarira, nta nubwo twakongera ngo tubyigishe ngo abantu babikunde. Ubuse niyo abana bacu tuzabasigira uho, niyo abana bacu tuzagishoboye kubirerera, ushyiraho TV abana bakaza birukanka bakabaye bayibonye, ujya kuvuga amafilime nibo bayazi. Umwana umwe isi yajyaga amwihisha agashyiraho filime ya pono akayireba, umwana akaza akamurunguruka ntabimenye. Bukeye umwana areba se ku jisho, aramuhamagara ati papa, ati ako kantu ushyizeho kakurije ariko ako gako ni toto, hariho akandi konzi kari shapu. Isi irapfuye, ureba isi gusa isigaye guhamba. N'ubundi yarashyizeho porono se. Isi yajyaga ashaka gushyiraho ka porono ka video akareba, none umwana akajya akamureba atakushyizeho wapi kabisa. Yaramubwira ati ariko papa wapi, aramwerurira ati aho kantu ushyizeho ni toto, njye ndashaka gushyira kandi kagezweho. Ariko noneho rero ubwo ngubwo urumva umwana ibyazi kuri televiziyo kuri computer we ntubizi. Njye nabivuyeho, njye n'abana bakora bo mu rugo nibo bankorera telefone akaza akayisetinga. No, I can't. Ibyo ntabwo nafata umwanya wo kujya kubijyamo, ariko bo nibyo barimo kuko niho ubwenge bwabo bwose burotetingira. Ubu gisubizo waho uyu muntu yavuze ngo ikomeza gukora ku mandwa z'i Rwanda ngo ni amakosa. Oya, imanda nubwo twavuga ngo reka abanyarwanda twese tuzisubireho tuziramye tuzambaze, ntabwo zadukiza, ntacyo zatumarira. Ntabwo wabonye ibyabaye ku Bahinde. Abahinde bagira imana zirenga 6,000. Corona ize barashira. Iriya corona banarwaye ntarwaye na corona nk'izisanzwe. None igitero cyavuye mu ijuru. Apana ku mana ariko abahanga kuko India ifite abantu miliyari imwe n'igice hafi. Niyo ifite abantu benshi bangana batyo, kugira ngo bijizemo umugambi wa COVID bagomba kuvuga yuko ihari no kugira ngo nabo bikingize, byasabaga imbaraga nyinshi. Bari baranze kubyumva, babyumva se bate bayina benshi, igihugu ni kinini, abandi bibiri yongeyeho mu byaro, ntabyo babiriho, kugira ngo rero bashobore kandi bagira imana zabo, kugira ngo rero ibyo bintu bikore kwari kubakirira akakino ukaboherezamo ikintu gikomeye. Cyatumye bamwe bapfa abandi bakagwa ku nzira, usanga abantu bari ku nzira bapfuye, babyita ngo ni corona. Ariko se corona nakangaratete. Noneho barangije, uzi ko byagenze, barakariye ibigirwamana byabo. Barabifata bikubita hasi, ibindi barabiniga. Ngaho iyo mana bakubitaze kandi bo barabyibyerwa, barabisa Dagoni. Urumva barangije rero maze kubikubita hasi no kubiniga, barafite ntacyo kitumariye, ibintu bitadukiza akaga nk'aka ngaka. Barabyambazaga abantu bakiyongera gupfa. Ariko n'aba ngaba rero abantu bacu bimandwa, nababwira iki, nibashaka bavuga dusubire mu guterukira, dusubire ku murinzi n'umuco bawugarure, ariko it can't work. Icyambere bazabikora bonyine, ntabwo urubyaro rwabo ruzabakurikira, urubyaro rwabo ku rindi level, ntabwo aribo barurera. Rero umuntu nk'uyongeye avuga nk'ibyo, usibye gusa kuba nawe ibyazi yuko bidashoboka, ni nk'umugani nakubwiye witwa aho ibyasize. Urumva neza? Noneho rero ashatse yabyihorera akumva icyo tumubwira ko nicyo cy'ukuri, nawe ko abantu benshi bakunda ibinyoma. Aha, pase reka twigarukire noneho, ibindi bibazo byo tuzabisoma nyuma yaho, tuzabikorera ikiganiro cyabyo. Tugeze ku ntego ya 12. Yego. Intego ya 12 ivuga iki? Ya 12 avuga ngo to introduce new cults and continue to boost those already functioning, which include rock music gangsters such as the Rolling Stones, a gangster group much favored by European black nobility, and all of the Tavistock created rock groups which began with the Beatles. Kimwe mu bintu muri intego ya 12 harimo kwankuraja, kankoresha iryo jambo, cyangwa gutera umwete imikorere yo gushyigikira utugurupe cyangwa udutsiko tw'abacuranzi tuyobya abantu, nk'ibyo bitaga rock music. Iyo tuvuze rock music, tuba dushaka iki? Tuba dushaka kwerekana iyi miririmbire igezeho. Ubu hariho hip hop, hariho rap, ibyo byose nibigenda bikomoka, nibyo bagenda barema.
babiremera kugira ngo urubyiruko rwinshi rubigenderemo rutakaza ubwenge. Hip hop, rock music, rap, reggae, ibi byose ni ibintu bagendaga bakora ujerekeranye imyaka za 60 kugeza ubu bimaze imyaka nka 50 utwo dusiko tugenda tubaho. Muri Amerika hari bitaga ngo The Rolling Stones, n'ibindi byo bitaga The Beatles byo mu Bwongereza byahimbwe n'umuryango cyangwa n'ikigo cyitwa The Tavistock. Tavistock ni ikigo bakita ngo Tavistock Tavistock Institute for Human Relations. Ni ikigo cyo mu Bwongereza ariko mpuzamahanga ngo kigamijwe mu guteza imbere imibarire y'abantu. Noneho rero icyo ngicyo nicyo kigira uruhare mu guteza imbere biriya bintu by'imyidagaduro bishingiye kuri za ndirimbo n'utsiko twazo, music. Music nk'ibi ngibyo bitaga ngo ni rock music. Ibyo bita ubu ngubu urabona yuko hari ibyo bitaga reggae, ibyo byaraje nabyo birahakoze. Hari ibyo bita hip hop, hari ibyo bita rap, ibyo bita kurapa. Biragenda bigerwaho, haraza kuza n'ibindi bikurura cyane urubyiruko bakajya mu bintu nk'ibyo, aho abantu bambara kugeza naho basigaye bambara ubusa, noneho bakaririmba bakora imyitozo y'ubusambanyi ubireba kugira ngo byangize abantu. Ibyo rero nabyo biri muri gahunda. Iyo ni intego yihariye ya 12. Abantu bari mu isi bagomba kwitondera ibyo bareba, guteza imbere ibirebana na music cyangwa imyidagaduro, kuko birasi na music azisake. Hariho inkingi 7 nshaka kuzashaka, sinzi ukuntu zancitse ariko nzazibona za Illuminati. Imwe muri zo harimo music. Music is part of the pillars of the Illuminati. Inkingi za mwikorezi na geometry, uriya mubare geometry biriya imibare bakoresha intuza squares and angles. Yes. Buriya rero iriya ni Illuminati language, n'ururimi rwa Illuminati. Kuki? So ibyo rero tugomba kubimenya. None se iyo bavuga grammar ni ururimi, kumenya kuvuga neza indimi kuzisobanura. Abahanga rero muri grammar and rhetoric, abantu bazi kuvuga, uzasanga abantu b'abahanga mu kuvuga bahabwa imyanya ikomeye muri politiki. Buriya nka Obama yajyaga ashobora gukora ikiganiro minota 30 akagitegura agakora address abantu bose bakishima. Ibyo ngibyo ibyo barabishyira cyane imbere. Umupasiteri uzi kuvuga akavuga amagambo, abazi Bibiliya bagasanga si yavuga, aravuga icyanditse akagihuza n'ibyo by'isi ishaka. Abantu benshi bakabona umuhanga arigisha bakamuha Bibiliya ntabwo biba ari Bibiliya kuko ari umuhanga gusa. Yes, abantu barabyumva ariko ntibagire bate, ntibakurikira Imana. Hari igitabo cyanditswe cyo bitangwa ni mu Kinyarwanda cyangwa n'ubuzima bufite intego. Rick Warren. Naragisomye pages 40 pages nageze ku ya 30. Nemwe umwuka arambwira guhagarika. Kira gitabo kivuga ibintu by'ubuzima bwa hano mu isi, ni prosperity gusa yibereye. Driven purpose church, driven purpose driven life, niko bakita mu Cyongereza. Umwuka arakubwira ngo hagarika. Narahagaritse, cyarananiye. Naragisomaga nkakireba, ngeze kuri page ku gice cya 30 na kimwe cyangwa na kabiri nantibagiwe. Umwuka arambwira ngo kireke. Pastor bajyanga abakunzi be kafite abafana benshi bazavata, ahubwo so umwuka wera waguhagaritse n'umwuka wa daimon. Bazavata wose umwuka wera waguhagaritse kuko afite abayoboke benshi bamukunda bikomeye cyane. Okay, nje nabari bamukunde, nanjye simwanga. Ariko byambayeho jewe, nje byambayeho kandi nkunda gusoma ariko cyarananiye. Kandi ibitabo by'Imana byose ndabisoma. Wumvaga se ibintu birimo ibintu bimeze biti? Harimo ubuhanga bakabihuza n'Bibiliya ko usanga atari Bibiliya. Bisaba ubushishozi burenze. Abandi rero bafite amazi mu Bibiliya rero niko bimeze. Uzarebe barakoresha muri za conference mu biterane hambere hanga batari bakinga amadini.
nta bindi bavuga za konferansi ugasanga ziriga ku bucuruzi, ziriga ku iterambere, abakirisitu uburyo bashobora kumenya ubuzima, gucuruza, gukora imishinga. Ariko se mu cyaki yego ni byiza ku buryo bugaragara, ariko spiritually birafasha icyo umuntu. Usanga abantu benshi ari byo bateza imbere, ibyo bashyiramo. Yesu yatubuye imigati, umuntu agahera kuri icyo kintu akabereka n'uburyo watubura nawe ibyawe udakoresheje umwuka, ukoresha tekinoloji yawe. Ubundi agahita yinjiramo akajya gusobanura none uburyo nawe wabitubura. Yes. Ukumva akoresha icyanditswe ariho uganishije mu isi, akakwereka ko nawe uri Yesu. Abantu rero ntubaye Yesu, ariko akoresha icyanditswe cya Yesu, agutwaye mu byo isi yigisha. Izo ngisho kandi zo zigwiriye cyane muri Amerika kandi zifite imbaraga. Yes, nibyo nkubwira. Abantu ba Joyce Meyer nizo bakunda kwigisha cyane. Yes, nduza nijyo regari burya niyo ijambo ry'Imana ryo reba naho rituruka. Ikintu gitera ubwoba ushobora kugira ingaruka zikomeye cyane ku bagore kurusha abagabo. Kuki se bimeze kuri kandi bose ari abantu, you know, nkuko navuze zabo, they are very nervous ikintu kibayeho, kandi bakagira ubundi bwenge bukomeye natwe abagabo tudafite. Ko buryo umugore ashobora kugeza imyaka 100 arishobora gukambakamba akitekera. Umugabo usanga ari we n'imbeba byararangiye. Ibintu bikomeye cyane. Yemwe mfite umukecuru urimo ufasha abuzukuruza kubatekera bagiye kwiga. Amaye abuzukuruza ko nta buzukura gifite aho ngaho. Ese bakawe they can't work. Afite abuzu, okay, nabuzukuru ariko babana bato. Nabuzukuruza be batoye. N'umwuzukuruza yari afite umwuzukuru wari wahabyariye abyara umwuzukuruza nawe akamufasha. Bafite ibintu bikomeye cyane. Urebe ko ibi bintu mwabukuzi ko umwuzukuruza nawe wabyaye ahubwo kandi aracyajya no mu murima agahinga. Ariko umugabo ntiwabikora. Akaza agategura akagira agakora mbese utuntu tujyanye na surroundings byari bimukikije yabamo kuruta uwo mugabo. Urumva neza bafite rero imikorere yabo. Ese we numva yuko Yesu muri Luka 8 ngo Yesu n'abagore bamufashaga bavana nawe hehe i Nazareti, abagore bamufashaga. Fugira afite abandi bagore kandi iyo turebe umuntu umwe ntibagaragara, ariko bari bahari bamufashaga. Bari mu bigishwa ariko bo nibo bamufashaga. Aho rero paseri niho abantu bashobora guhita bati none ntabwo wumva ko witsinze, ntumva ko Yesu yari kumwe n'abagore bamufashaga. Agiye nigisha abantu ntabwo shaka amarangamutima, shaka kuyoborwa n'umwuka. Iyo hajemo amarangamutima ibintu birapfa. Kuko umuntu ashaka kwavansa icyo ashaka, akitwaza icyo uvuze cyangwa icyo asomye muri Bibiliya agakora ikidatunganye. Tugomba rero gukora ibintu ku murongo. Tugaruke muri music. Ni music gusa niyo ivugwamo aho ngaho, imyidagaduro uvuze harimo music n'iki. No, harimo music. Aha rero yo niyo ngingo ya 12 twari. Nicyo gusa hangaha yo iravuga ku myidagaduro. Ingingo ya 12 iravuga ku byerekeye imyidagaduro gusa. Ariko mu myidagaduro ni music bavuzemo gusa yonyine. Yes, only music. Byumvikana yuko ifite kuko nakubwiye ngo muri za nkingi 7 za Illuminati harimo music ifatwa inkingi yayo gite yihariye tayonyeho ikindi. Niko nahangahe rero bikora. Nuvuga ngo ibi bintu tubona imibyinire iriho, gasanga umuhungu aragaramye, umugore muri hejuru amwishija hejuru, umukobwa amwishija hejuru ngo arabyina. Biriya byose niyo iyi mibyinire ntabwo yahozeho. Siko uvuze gutyo metse kubona indirimbo y'umuntu ntabwo ari hano mu Rwanda ariko ni hamwe mu bihugu bya Afrika. Umukobwa ararebwa n'abantu amamiliyari ariko akaririmba yambaye nta nuza nta mwenda w'imbere yambaye akantu ko kagace, abantu basa nkaho bari hasi bari hejuru kuri stage kuri podium, yambaye akarisona akageza hejuru y'abantu ko bo basa nk'abari hasi ari hejuru cyane, akajya yegera umuntu abantu barwanira gukora kunuza ku myanya ndangagitsina ye, ukoze ukabona arishimye birenze abantu bose amaze kuba yazama akageza akajya kuba yumva ashaka wakoraho gusa. Narabibonye ndikanga. Yes. Uzi icyo bishatse kuvuga se? Ni ibi ngibi
uburyo bwo kuroga abantu kuko bariya abantu ubwabo aho kugira ngo babibone nk'ibizira ahubwo noneho barabibona nk'icyo kwishimisha. Abantu barabibona nk'icyo kwishimisha, barabyina nyine baritakuma, ariko ni ibizira in short, but they don't know. Noneho ahubwo byatwaye abantu. Ubwo rero n'abandi bakobwa arabatinyura, icyo bishatse kuvuga, kugira ngo bashake kumera nkawe. Noneho abandi bazambare nkawe ejo bajye mu muhanda. Noneho ubarebye natangara, ahubwo aba ari we w'ikibazo. Nibigeraho biba umuco abantu babyakire. None ejo abantu bazambara ubusa, kandi ibyo byose birimo birashyushya igitsina gabo. Ntabwo igitsina gabo ubu ngubu barimo barategura abagabo kuza ababurutsi, bajya bafata abagore ku ngufu. Kuki se bavuga ngo ubusambanyi bwarakomeye? Ubu ngubu ntabwo ushobora gufata umwana wawe ngo ajye kwigira kwa nyirarume cyangwa kwa se wabo. Oya, none se niba umuntu asigaye afata, ejo nabibonye muri Uganda, abagande bo baba narizo n'abanyarwanda byagezeho, barafata abana babyaye bakabatera inda. None se niba umuntu adatinya umwana yabyaye, wowe inyokorume urumva byoroshye cyane. Noneho ibyo bintu aho kugira ngo babirebe nk'ishyano, barafata nk'ibisanzwe. Ndetse abandi bakubwira ngo ni iterambere. Iterambere se riganisha hehe? Ibintu biracika. Muri music ho birarenze, ubusambanyi bwinshi abona ariho bwicaye. Bituruka hese, bituruka muri ibyo bintu, bituruka muri pornography industry, biraturuka muri zone bino, muri televiziyo. Batangiye buhoro ubona abantu kugerayo basomana, n'abana bazi kubireba. Ejo muri harabambwiye hambere abaramoteri bo buzi bike, nta filime ishobora kubaho utarebye abantu basomana, ikitonderwa kandi hasomana abantu bahuza ibitsina. Ubu nibyo bigezweho none. So nubwo ubu n'ubundi buryo bwo kuroga, abantu usanga bari glued kuri screens, batavaho bareba amafilime y'urudaca. Ibyo bintu bibazamo, kandi iyo byarahanuwe mu mwaka w'1969. Umukecuru wahanuye yaravuze ngo mu bintu bizabona, televiziyo igiye kuzaroga abantu kugira ngo abantu bajye bareba ibintu barebaho. Ababibonye abadayimoni bari muri ba bandi babikinnye bajye basimbuka bajye muri ba bantu. Nureba amafilime y'urukozasoni, abadayimoni bazakwijiramo. Niyo mpamvu umuntu yareba pornography yari ifite ubuhamya bw'abantu benshi kugira ngo azayireke. Intambara ikomeye ni nk'umugozi bagushyizemo mu ijosi kugira ngo ugire umugisha wo kuwuvamo. N'intambara ikomeye. Iyo warebye amafilime, hariho n'igihe uyareba bakazana ibyo kurya ku isahani bakarekurira kurya, wajya kurya ugasanga ubishyize mu zuru. Hari umubaba mwegeze kumbwira, narambwira ati rwose we kwiyuhagira byari byaramunaniye. Kuyegeraga mu ntebe yatangira kureba amafilime, arimo ati amazi bashyize muri dushe. Ni umumama wishoboye ufite n'abakozi, twayashyize muri dushe, ugasanga ntabwo yigeze agira ate amazi hiyuhagira kubera filime bukarira bumwirira atuyuhagiye tu pe. Kuyuhagira wapi? Kandi bazakora kino kiganiro hari abazampamya biko byo rukuri. Ushobora kureba amafilime ya Shane ukaza kuyavaho ukayarangiza. Nigeze kujya kugendera umugabo umwe mu bishop ngendariwe, bakareba ayo mafilime, tukajya gusenga bikatunanira, bagasenga dukubitaho gusengesho ry'iminota 5. Kubera niyo ndavuga se urugo rwa bishop kwiki kureba amashene kandi noho y'abahinde uko bayakurikiye bareba, bakicara bakareba bakaganira ibyabayeho. Reba urugo rwa bishop Satani yarugendereye kujya gusenga bikaba ikibazo. Tukaza rero gusenga iminota 5 twarushye, nta mbaraga zo gusenga zaboneka aho ngaho. Wapi sigara ari umuhango aho niho. Ariko simba, I'm not blaming them, simbagaya jewe ahubwo ndareba igitero twatewe. Ibintu turi imbere tureba amafilime ni ikintu cy'ubujya. Je ntabwo yangira televiziyo mu rugo, ndayifite mfite ebyiri actually, ariko ndango zikoresha kwayi zirebwe se nande simbireba. Madamu nawe ni umuntu wabibereye mu bindi, ntagira ibintu bimukurura. Abana ntabo tugira mu rugo, so ntabwo gireba, nkoresha telefone gusa. Ko telefone ndayitegeka kava ndashaka kureba ibi, ariko televiziyo wayitegeka ushiraho shene ugasanga hari ibyo wajya kuyiruka ukajya kuyinda abantu. Hanyuma mu gusoza dusoreze ku ngingo ya 13, ku ntego ya 13. Intego ya 13 iravuga rero ibindi bishaka gusa nk'ibyo, nuko ntubyiyobokamana.
iravuga ngo to continue to build the character of Christian fundamentalism begun by the British East India Company servant Dabi, which will be misused to strengthen the Zionist state of Israel by identifying with the Jews through the myth of God's chosen people and by donating a very substantial amount of money to what they mistakenly believe is a religious cause in the furtherance of Christianity. Ni ukuvuga ngo iyaga 13 ihariye ni intego ikomeye, umva yuko ari intego yabo, noneho kandi bayishyize mu iyobokamana. Aho kantu urakumva ni intego yabo, none bayizanye mu iyobokamana, kandi nabyo njya mbibona. Kuvuga intego ya 13 ngo ni ugukomeza kubaka udutsiko twiyobokamana rya Gikristo. Ngo ariko udutsiko dushingiye ku buheza nguni. Bikaba byari byaratangiwe na kompanyi y'Abongereza yitwaga East India Company, bikoresheje umugaragu wayo kompanyi y'uburasirazuba bw'Ubuhinde, ariko ari y'Abongereza. Umugaragu wayo witwaga Dabi, ngo niwe wakoraga ibingibi, ngo ugushyiraho ubuhezanguni bwa Gikristo ngo bizafashwa mu rwego rwo gukoreshwa nabi muri gahunda yo gushyigikira igihugu cya Isirayeli. Noneho kuvuga yuko tugomba kwifatanya nabo kuko ngo ari ubwoko bw'Imana kandi bakaba ari intore z'Imana, tukabafasha muri ya gahunda y'intambara barwana n'Abayisilamu. Ibyo tuzabihuza tuzabireba tugeze no ku ntego ya 14. Turebe no Bayisilamu buryo no kudutsiko badufite badukora baduhisemo. No turodutsiko turafasha Abayisirayeli kuvuga yuko Abajuifu cyangwa Abayuda, Abayahudi babogamiwe kandi ari ubwoko bw'Imana bwatoranyijwe, bityo ubabogamiyeho akaba ari umwanzi w'ubukirisitu. Mu rwego rwo kwifatanya nabo rero umugambi w'intambara tukaba turimo muduteza imbere ubukirisitu. Aha rero ndabizi nza abantu benshi na hano mu Rwanda bajya no muri Isirayeli bakavanayo ibitaka, abandi bakavanayo amazi n'amabuye kugira ngo bareme ikiyumviro kitari cyo mu bayoboke yuko Isirayeli ari igihugu cyiza cy'umugisha n'abagituye ari abanyamugisha n'ubasabira umugisha abo n'umugisha. Ni ukuvuga ngo iyo ufatanyije nabo mu ntambara zabo kiba ari ikibazo. Ni ukuvuga ngo niba uri umukristo ukumva Abapalestine bari Abarabu akarengane kabo ntugomba kukareba, abo ngabo ni ibivume n'abana bo kwa Ishimayeli ni ibiki, ibintu bimeze nk'ibyo. Kandi iyo Satani azi yuko atari ubukirisitu, ariko wowe ukabikora uzi urafasha, uri gufasha bene wanyu ngo Isiraheli ngo iki gihugu ngo ntitugisabire umushinga tuzawuhabwa, urimo urarema udutsiko ariko mu buryo wutazi, cyangwa se twa dutsiko turimo turakurema tuguhindura umuheza nguni mu bintu bidafite umurongo. Noneho barabikora babizi neza ko ibi bintu ari ishya, barabikora bazi ko uzabona hano n'abantu batwara abantu muri Isirayeli iki byose ntacyo mpfa nabyo ngo bagiye kurambura bariyo barakora amafaranga, wowe uragiye kujya kureba. Ubikoze ku bushake bwawe ni byiza, ariko se byongera iki ugakiza kanjye? Isirayeli ubwayo ni igihugu aho bari harakorerwa ibizira nk'ibikorwa n'ahandi hantu hose. Rero gukiranuka no kuba intore y'Imana ntabwo bikiri kuri Isirayeli, biri ku itorero ry'Imana rigizwe n'Abayuda kandi rikagirwa n'abanyamahanga arimo twebwe. Yego muri Kristo Yesu urimo duhindukira the chosen people of God cyangwa intore z'Imana, ariko ugasanga abakristo baravuga ibintu bitandukanye n'ibipfuye. Nagiye mu rusengero rumwe habaye ibyago, hari umuntu bari batwaye yo gusengera, nanjye njyayo, ndebye ku gikuta nsanga handitseho ijambo rivuga ngo Isirayeli uri hejuru y'amoko yose n'ibintu byose, ndetse uri hejuru y'itorero. Batyo itorero ahangaha rirahari uko bagenda bandika ibintu byinshi bavuga kuri Isirayeli babigira nkareba, noneho nkareba abo bantu ubu n'abakristo kandi n'abarokore. Ubwo no buyobe nabwo hano ubuyobe bukomeye ariko burimo na dayimoni. Upasi arakantu uvuze, uravuze uti igihugu cya Isiraheli ibigikorerwamo
ni nk'ibikorerwa n'ahandi hose. yes kuki nyine abantu bagenda bakajyayo ugasanga bazanye ibikabyo byinshi, bazanye ayo mazi ngo bakuye muri Yorodani aho Yesu yabatirijwe, bazanye nk'amabuye yo muri Isiraheli, amavuta ya Elayo, bazanye ubutaka bwo muri Isiraheli, bakerekana ko ako kantu kukageza inanga ari ikintu gikomeye mbega kandi ari igihugu kiberamo ibibi byose nk'uko n'ahandi. oya biruta n'iby'ahandi kuko it's no longer Holy Land. kubiza ngo ni Holy Land se nukuvuga iki? Imana yaravuze ibyo yarabihagaritse. Yesu ubwo yabwiraga umusamariyakazi yaramubwiye ati uhereye none mugore nyizera yuko bitakiri ngombwa gusengera kuri uyu musozi cyangwa gusengera i Yerusalemu, ahubwo data bashaka n'abasengera mu kuri no mu mwuka, bene abo nibo bamunezeza. Icyo gihe rero Yesu yagishaka, niyo mpamvu isezerano rishya rifite intuzi ikomeye cyane tugomba kuryumvamo. Yashaka kutwereka ko ibintu byose biro birashyirwa ku iherezo, kugira ngo ikibaho cyose kibe mu mwuka, kiye kuba mu byo abantu bareba n'ibifatika. Ukajya kuzana amazi ya hariya abantu bakabikurikira bakavuga ko ari umugisha, bakamuha n'amafaranga menshi. Ahubwo none se nagiye ngiye gusura nk'umuntu ugiye gukora ubukerarugendo, hari nkumenya ngo ngiye kureba iby'amateka ya kera byo mu isezerano rya kera bitagifite iki umurongo, no mu isezerano rishya wenda bijyanye na Kristo yavugaga, ariko nabyo ntabwo bikiza ubugingo bwanjye kuko abahatuye ntacyo byabamariye. ubu rero ni ikibazo gikomeye cyane. none ubwo ni ukuvuga ngo ingingo ya 13 ni ukurema udutsiko twa gikristo tugamije tuduheza nguni. Ubu turahari kandi ibyo kora nibagiye kubwira biri mu mugambi watangiye mu cya 871 bwatangije n'utoga Giuseppe Mazzini, yari umufiyoso, yari umumafia, akaba no mu Illuminati. Ashaka ategura intambara ya gatatu izaba ku isi ishingiye ku myizerere. Uwo intambara zigiye kujyaho ni intambara ziri social, abantu bapfa ibintu, amadini, amoko, ibitsina, bintu nk'ibyo, ubukene, inzangano, ubucuruzi, buteye imbere udakwanjye, ashake kukumanura, bigeze no n'umuntu uza muri YouTube biriho, nawe ufite amafaranga barakugirisha ari tumukubite hasi, oya ngo ni views, barapfa views nyinshi. Nose ibyo dusigaye turi mamaraya, erega muri yana bagabo twese twabaye bamaraya, turi bamaraya ba system. N'abagore n'usanga babaye bamaraya bari ku mihanda, ko urimo sigaye mbona ari benshi ku mihanda ari indaya, kagushaka umugore ushyira mu rugo bimaze kuba ikibazo, ariko ku muhanda ukurembuza ubu ni benshi, ni nk'ibiti, ni nk'uburo buhuye. No kuvuga ngo utwo dutsiko urimo kutubwira ni udushingiye mu gushyigikira Isiraheli. Yes, ariko hagamijwe kuzana intambara zishingiye ku madini y'Iyobokamana. Ubu nicyo barimo bubaka, bo baracyubaka bafite intentions, bafite icyo bashaka gukora. Rero ibihugu byose kuvuga Isiraheli, abakristo bagomba kuvuga ngo no, ntabwo tugomba kureka Isiraheli itereranwa. Ko Isiraheli nubwo ari igihugu kireba kimeze kuriya, ari n'agahugu gato ariko gafite imbaraga zikomeye cyane, kuko abagashinze Abayuda nibo bategeka isi, nibo bazanye intambara ya kabiri y'isi yose, kandi yica bene wabo benshi, hagamije kugira ngo bizabe intandaro yo kubahindura indakorwa, kandi babahereho bazana izindi mvururu zikomeye. Ubu ngubu izo mvururu no mu Burayi zirahari, aribyo bita ngo ni antisemitism. Antisemitism ni theory ivuga ngo ni philosophy ngo yo kwanga Abayuda. Kandi Abayuda ntabwo ari bo Semites bonyine, tuvuze Shemites tuvuga cyangwa Semites, bene Shemu n'Abarabu bakaye barimo n'abaki bose, ariko no barabyihariye bavuga ngo antisemitism, babivuze y'urwanya Semitism, uburwanya Abisirayeli. Kandi nabo bihuye, kugiye usanga Abisirayeli b'iki gihe benshi ni Caucasians. Caucasians ni ukuvuga abazungu, whites. Ni ibintu bikomeye. So rero ugasanga harimo game utashobora kumenya. None se ubwo buheza nguni bushingiye mu utwo dutsiko, yewe hari ikintu numvise mwe bose, ntago n'uyu munsi ubwo buheza nguni ubwo uretse no kuvuga kwenda kuri Isiraheli gusa, ntago ubwo buheza nguni buhari, utwo dutsiko duhari dufite ibindi bintu bahejejeho inguni ariko atari Isiraheli. Utwo dutsiko turahari. Uravuga warubaje guki?
urabona utwo dutsiko tweretse aho ngaho muri iyo ntego ya 13 ngo ni udufite ubuhezanguni bwo gushyigikira no gutabara Isiraheli mushingiye ku bukristo ariko dushingiye ku bukristo. None ngiye icyo nari mvuze ni utu dutsiko uyu munsi dukoje ubusesenguzi bw'ibyo turi kubona nta dutsiko ubu turiho no dutsiko ariko tw'abakristo sibyo dushingiye ku bukristo ariko tudashingiye mu kuba wenda barwanirira Isiraheli ariko bafite ibindi bintu by'imyemerere yabo bafashe yo kuba badashobora kumva iyo bukamana ry'ukuri. Yes, urumva iyo abantu bakuze batyo ubwabyo n'ubuyobe bukomeye. Niba mu kwizera kwabo batekereza yuko Isiraheli kuyishyikira harimo agakiza kiba kibaye ikibazo ngo abantu benshi bashyigikiye George Bush muri ya ntambara yo kujya kurwana hehe muri Iraq bavuga yuko ari ukurwanya antikristo. Amadini menshi mu fundamental Christian churches zo muri Amerika baramushyigikiye abenshi barasenga barishima barasenga kucyo minara bari bamaze kuyisenya kandi ya minara ni programu ya Illuminati kuyisenya ntabwo ari abari abibyihebe bavuga uretse pasenga uretse gato n'usura munara ira minara muri Amerika ni Illuminati yayisenya. Yes, nose bava kujya muri Amerika ugakora ikintu kucyo abantu batajya batekereza can't work. None ushaka kuvuga ko aribo babyisenyeye nibo babyisenyeye that's a game. Ariko ibivuze nyine barakubwira ngo no ngo wowe ngo muzanye ibintu byo ngo ni conspiracy theories ariko ntabwo ari byo sikuvuze ko kuri hari ikiganiro dotse gukora umuntu yanditse ko gukora bivuga ngo nyine ngo byo ni ibintu bidafatika uwo uvuga uko iryo jambo niryo yanditse conspiracy theory babivuga batyo kuko bararuzwe ukuri ko muri cyo bemera nk'ukuri nicyo bita official narrative cyangwa se bashaka kugita fake news cyangwa se ibiki byose. So official narrative nta hantu uvuga ngo byavuye ahantu hizewe, no, nta hantu hizewe hahari ku isi kereka ku Mana, kuko nawe ndi wo wizeye yakubeshya. Icyo ni ukuri. Yes. Ashobora kuvuga ikizewe kijyanye n'ukuri gire ko afite niba biri mu nyungu ze, ashobora kuvuga ati iki kintu kiravuga izi, nawe uhagaze ukabwira abantu uti jewe ndizi data ndamuzi yishwe n'ikintu runaka, icyo ni ukuri kwizeye kurabizi. Ariko ushobora kubivuga mu nyungu zawe, uti data yishwe n'ikintu runaka, ariko ubeshya ushaka izindi nyungu wageraho, nabyo birashoboka. Ntabwo yishwe n'urupfu rw'ikirago, baramwishe kandi bamwishe ni runaka. None ubu ukabuvuga uti iriya minara yose yo muri Amerika na za Pentagon nabonye baragezeyo, nibo babyisenyeye. Nibo babyisenyeye kuko hari uzagenda, hari nimwe mu nyubako zagize zitaguye, ahubwo zasubiye zagiye mu gitaka. Niyo barakoresheje ryo kuza guhitinga birabi, ariko hari imwe mu nyubako yo yambizwe. Iyo ni teknoloji ihanitse. Fata inyubako ndende ya etage nka 40 igacupira ikaburira mu gitaka. Ntabwo ari ikintu bavuga ngo ntabwo yaguye ngo nuko indege yayihitinze yayikubise, no. So therefore ubasari nk'akaye gakino baba bari gukina isi. Icyari kigamijwe cyari kiri mu mugambi wo bita ngo ni NAC. Uwo mugambi witwa NAC witwa nicyo bitaga ngo New American Century. New American Century ni umugambi wo gusenya ibihugu 7 by'abayisilamu. Muri wa mugambi wo guteza akavuyo twabonye ku ngingo ya 11 na 11 gigozo kuzana ibibazo twabisomye, to weaken moral fiber of nations, ibihugu kubica intege no kuzana crisis ku isi kugira ngo muzijere. Harimo nk'ubu ngo baje ibyo bakora kwa Gaddafi uri uzi bihakorerwa, barashaka gushyiraho amatora kandi amatora ntiyanze kugira, bagenda bayimura. Abonye ejo bundi barayasubitse mu buryo butazwi. Why? Kuko barimo barareba ese buriya Libya ntiyakongera ikagitera imbere, ese uriya muhungu Gaddafi arashaka guzinywa, bazi ko bashobora gushyiraho amatora n'agasimbura se abantu kuko abantu bararushye kandi baricuze n'impamvu Gaddafi bamurwanyije. None muhungu Gaddafi yagiyeho kandi barashaka ikintu bamutoteza ngo bamuze kwitoza cyarabuze, ibyo bamurega ntibifatika. Ubwo bashobora kubigira hagati wenda bakaba banamukuraho bakamwica cyangwa bakamuhera ibineti.
noneho uriya musirikare witwa generali Haftar bavuga yuko yarashyikiye Gaddafi. Urumva sinzi neza uko ariko umuntu ntushobora kuvuga bati rero nawe arashaka kwitoza. So Libya ishobora kuzuka kuko ifite ubutunzi, ifite amafaranga, ifite iki itarajya kure, iracyafite intuza, kandi ibyo ntibabishaka. Ntibashaka yuko Libya yakongera gusubira mu maboko y'abantu batarabizerwa mu bijyanye na gahunda yabo, cyangwa se uriya mwuka wa Gaddafi ukagaruka. Ariko ntawe ubitekereza, twebwe abanyafurika tuba turi aho gusa, demokarasi, amatora tumeze nk'akasuku icyo uvuze ntikiririmba. Ufite ibibazo n'ishyano. Hanyuma pase turi gusatira umusozo, hanyuma nk'iyo ngingo ya 13 ko numva ari ingingo ikomeye kandi tubona kuko biri mu bantu abantu birirwa muri Isiraheli bahora bagenda amadini ashishikariza abantu gusengera Isiraheli, ngo Yesu yarabivuze, ngo na Aburahamu ngo Imana yarabimubwiye ati musengere igihugu cya Isiraheli. Ubona ibi bintu bizarangiza gute? Bizarangira koko abakristo bahagurutse kujya kurwana ziriya ntambara za Palestina na Isiraheli? Ziriya ntambara zavamo intambara ya kabiri y'isi yose, intambara ya gatatu, the culmination of the third world war. Intambara ya gatatu y'isi yose izajyamwo ibintu bishingiye ku madini. Kimwe mu bintu bizaporovoka abantu bose guta umutwe, ibintu bishingiye ku madini, ndetse bavuga ko azakoreshwa n'intwaro za kirimbuzi. Ibyo b'intwaro za kirimbuzi byo bikura ku mukecuru wahanuye muri za 1968. Ubuhanuzi bwe bwarasohoye, yabubikije umuntu witwaga Emmanuel Minos, uyari umuvugabutumwa. Niwe waje kubivuga amaze kubona ibintu, avuga ati yaranabinigirije, avuga ati ni ibintu by'intunza bidafite bimaze. Yarabyanditse agapura agashyira muri drawer yigumiraho, afite ibyo abakecuru sinamye yarabyandika. Rero nabonye bibaye, arabati niki babwira ibintu mbone icyo gihe umukecuru yambwiye. Yaramwete imbere yuko Yesu azahari amubwira ibizabanza. Ibinyo abantu kujya kuri rutari bakavuga ubusa. Yashyizemo n'akantu kavuga ngo mbere yuko Yesu aza. Yes, mbere yuko Yesu aza dore bizabanziriza kuza kwe. Avuga n'ibi by'ubutumwa bupfuye kuri za alitari mu nsengero byose. Avuga na pornography n'iyi mikino yo bita ngo ni horror films. Horror films none ejo nabonye horror film iteye ubwoba. Aya mafilime nyine arimo ibintu biteye ubwoba. Abantu bareba bakareba abantu bapfa abandi pica. Yari yabivuze ibyo byose, yavuze ko hari abadayimoni bakina biriya bintu, iyo abantu babirebye bazajya babikurikiza. Kandi ko njya mubona uzabona umwana afashe mugenzi we, hari umuntu wese ufata mugenzi we amutera icyuma kubera ibyo yarebeye mu mafilime, umwana arapfa, abana bato wajya ngo ni iby'imikino, kumera abadayimoni bari mu mwana. Hari abantu bareba imipira ugasanga barwanye baniganye ngo kubera ikipe ye ngo yatsinzwe. Nabyo uwo mukecuru yarabivuze se. Nizira filime tureba nyine abadayimoni babirimo nibo babizamo. Usanga umuntu w'umugabo ari mu ntuza, bamwe batanga n'amafaranga yabo ngo yangiraza gutsindira, ajya gutsinda mu rugo nta byo kurya bihari, ahubwo usanga bari muri ibyo bintu aratanga amafaranga ngo arakora betting yasenye ngo yazimaze. Yes, it's very bad. None urabwira iki abadukurikiye bari mu madini atandukanye, babandi bavuga ngo na abayoboke ba Kristo? Yewe amadini niyo mpamvu mvuga ngo dushingiye bita virtual church, itorero mpuzamahanga ushobora kuba twahurira mu abantu benshi b'abahanga b'abanyabwenge baza bakanadufasha muri uwo murimo wo guhindura ibintu ngo bibe bishya, dushyire ibintu ku murongo. Noneho abantu batangire gukanguka, ibyo barebaga nk'ukuri ko baba barabihereranye tubishyira ahagaragara ko ibintu byose bipfuye. Noneho ushaka kuzajya mu ijuru by'ukuri, kuko hari n'abandi bakunda iby'isi, Bibiliya bisobanura kandi nibo benshi cyane. Nibo benshi cyane. Kadusoma umurongo wa Bibiliya batazavuga ndabikura ahandi. Bibiliya igice cya muri Yohana, urwandiko rwe rwa mbere yandikiye itorero Yohana, igice cya 4. Noneho turebye umurongo wa 4, haravuga ngo bana bato muri ab'Imana kandi babandi mwarabanesheje, kuko uri muri mwe aruta uri mu bisi. Harimo uri muri twe ninde ni umwuka wera. Muri bisi n'abarundi mwuka uhari. Urumva ko kantu nakanwa kumwe muri abantu bajya bavuga ngo ngo ikimenyetso ngo bazashira ku gahanga, kandi abantu bakikoreye. Uri mu bisi aruta uri mu bisi. Uri mu bisi, yes. None akavuga ngo abo n'abisi, cyo ikintu kibaranga. N'abisi
nicyo gituma bavuga iby'isi kandi ab'isi bakabumvira. Umuntu aravuga iby'isi, arigisha iby'isi, arigisha amavatiri kujya muri Amerika. Hari umugore wasimbutse arabyina ngo kuko yari mu rusengero akikiye umwana w'umukobwa, muramubwira ati muvuga ko Uwiteka avuze uwo mwana w'umukobwa agiye kurongorwa n'umuzungu ngo nakura mu bukumi bwe. Umuntu aravuga ati mbonye umukwe w'umuzungu nakize. Ibintu bipfuye. Ubwo nawe araho ngo ni isezerano yikoreye. kandi mbona aribyo bigezweho mu rusengero, ahera ku wa mbere amuhagurutsa ati umva nkubwire iby'imbwira. Abantu baba bipakiye buzuye. Bipakiye. Kuki bipakiye se? Ni ab'isi. Okay? Kandi ab'isi bumvira iby'ab'isi bababwira bagenzi babo. Burya bari muri tiyatire yabo, wowe uraza ukicara ukakamera ukareba, ariko aha ko ni igicumbi cy'abadayimoni. Urakaze. Ni umurongo ukaze. Kandi umurongo wa 6 tukavuga ngo ariko twebweho turi ab'Imana. Yego. Kandi uzi Imana aratwumvira. Nubwo twakora ibikomeze bite, ntabwo twahindura ab'isi. Ab'isi ahubwo bibavanyemo icyo bakora babyihura bakigendera. Kuko n'ubundi ntabwo ari ab'Imana. Nuko kabisa. Bamaze kumenya yuko babitahuye ngo ni ibinyoma n'iki, ariko kugira ngo bitahure ko ari ibinyoma, nuko dayimoni yaba atakibikoreramo. Ku buryo dayimoni abikoreramo birasohora. Niba uri nawe batabivaho, dayimoni ajya akagira umwe akagira akamuha, ureba akaba icyitegererezo cy'abandi. Runaka wamubonye runaka neza, n'umukozi w'Imana yamukozeho riraka. Buriya yaragiye yaguze impigi, yaguze ibuye, n'amazi bamusengeye akajyanywa, none yarakize. Ugasanga ari umuntu ugenda byamamaza, ugasanga ari ishyano. Ngo naho utari uw'Imana we ntatwumvira. Ibi tuvuga utari uw'Imana ntabwo atwumvira. Twe nabo tuvuga ibyacu, turavuga iby'Imana. Niyo mpamvu uzabona muri za comments abantu benshi bazadutuka, n'abandi bazavuga bati kuko ntabwo ari ab'Imana, n'ab'isi cyangwa n'ab'amadini yayobye. Uzareba abantu b'amadini, iyo tuvuze ku madini iyo navuze kuri Gatolika n'Abaporoso bose bampuriraho. Gatolika n'Abadive bose bantukira kimwe. Umva ndazifite comment yari yazo tuzazisoma. Noneho ugasanga umudive kuko bavuze ku idini ryo muranganye. Hari n'uwavuze ngo najyaga nkukunda nkakurikira ibyawe, ngo ariko sha ngo ndakumenye uvuze ku isabato y'Imana. Ibyo bikabishyana. Umugatolika mukaba mwakundanaga bavuga kuri Bikira Mariya, uvuze ku mubyeyi sha azagukindura. Ukibaza uyu muntu ubwo bukana n'ubura kandi ubwo arakubwira ngo afite umwuka w'Imana. Dufite ishyano. Nawe aravuga amagambo aturuka mu bubisha. Ubwo umugenzi nibyo yise base akoreka kandi none mubwiye mukanye mubwiye ni utwo so dutsiko twudeza ngune n'ubundi nazo no dutsiko mu madini nyine. Ariko no dushingiye na kuvuga Isirayeli ntibabyitayeho cyane. Muri Gatolika ntabwo bashobora kuvuga Isirayeli. Oya, ntaho bahuriye nayo, baranayanga. Ntibajye bayivuga. Wapi? Ibyo ntabyo narinzi. Kandi Kiliziya Gatolika yaragize uruhare muri jenoside yakoze. Nose bari kumwe na Hitler. Mwagiye mumenye ibintu. Buriya barakoranye muri jenoside y'aba Abayuda bafite inzika yo kurwanya Abisirayeli. Abayuda babanza Abayuda cyane, bakabashyiraho icyaha cyo kubanga bavuga ngo babambye Yesu. Papa ntabwo aragera muri Isirayeli. Sinzi, ariko iyo yitwa Paulo yaragiye, Yohana Paulo yagezeyo, ariko n'uyu wenda azajyayo. Ntabwo kugeza se ntibajyayo, bajyayo nyine, ariko ntabwo bafite uko babakunda. Kuko kuva kera Uburayi abanyaburayi banza Abayahudi bahasuhukiye. Ariko nabyo bifite ikindi kintu bivuze. Ubona harimo ikindi kintu pase. Ngewe navuga ngo niba badashaka ari nko gushaka kuzimangatanya ibirebana n'agakiza kakomotse. Ngo tugiyemo twaba tugiye kugira idonido y'ibintu, tukavuga ubwabo se Kiliziya yitwa iki muri Bibiliya? Igishushanyo gisengwa. Muhereye ya mbere kuki ntibagomba gukunda bariya, kandi yahereye i Burayi, mu Burayi. Ariko kandi ku rundi ruhande urwango rw'abanyaburayi banze Abayahudi byarishingiye ku byo Yesu yavuze, kuko ntabwo bagombaga kujyana n'umuvumo wa Kristo ngo bagire amahirwe aho bagiye. Bagombaga guhura n'ibibazo kugira ngo rero bave muri cya kindi bije mu kinyoma. None Antikristo yabahimbiye, abaha ubwenge bafite n'ubutunzi bw'isi buriya bafite Abayuda.
ntabwo uzi uwitwa Meyer Amschel Rothschild ni umuyahudi ariko w'umudage niwe wasabye aravuga ati jewe sinshaka ubutware bwo kuyobora za parlement z'ibihugu ahubwo ndashaka ubuyobozi bwa treasury ububiko bw'ubutunzi bw'isi arabuhabwa ububiko bw'ubutunzi bw'isi. I don't want parliaments, I want the treasuries of the world. Niko yavuze asaba shitani kandi nabimuha. Niyo mpamvu afite umushinga wo gufinansinga ibikorwa byose bya Antikristo. Niwe muyobozi mukuru wa Rothschild. Yes, umuryango wa Rothschild yabyaye abana 10, abakobwa 5 n'abahungu 5. Abahungu bene bayahaye ubutungo baravuga umukobwa ntazahabwe n'ifaranga rye na rimwe kugira ngo utazajya mu moko yabo bazashakamo mu miryango bazashakamo. Aba umukobwa ushaka icyarya ajye mujye muhera ku isahana rya agende ariko ubutunzi mu bahaye abo abahungu be. Wora irorohewe niyo bita the Rothschild family bakora imimo sekuruza yabahaye no buryo bakora. So uyu murimo wabo no gufinancing World Bank kijega mpuza na banka y'isi yose na International Monetary Fund icyo twita ikigega mpuzamahanga. Jombi ni by'umuryango ni family c'est a family business mondiale. Yes, bank mondiale none wagira ngo niyandese ni ibihugu se ni ibihugu si bishyiramo inote zabyo se ariko baraye dufite ibibazo kabisa nta gihugu kirari gifite ijambo abantu bose nabagaragu. iyi system yese iteye. So ijambo ry'Imana turarangize riravuga ngo n'umwa 6 tugiye kurangirizaho. Uravuga ngo ariko twebwe turabi Imana kandi uzi Imana aratwumvira naho utari uw'Imana ntatwumvira. Nuko rero icyo nicyo kitumenyesha umwuka w'ukuri n'umwuka uyobya uwari wo. Yes, umwuka uyobya. Uyu mwuka uyobya niyo kimenyetso cyashyizwe ku batizera Imana. Ntabwo utagira umwuka w'ukuri bizatuma ni nacyo kimenyetso bafite imbere y'Imana. Nta muntu ushobora kureba icyo kimenyetso kiri kuwiteka Imana ye yo mu ijuru bwayo n'abandi Imana yahamagaye kumenya kugira amaso yo kureba iby'umwuka. Ya pasa murakoze cyane ngira ngo ibi nabyo birumvikana. Tugera ku musozo nuko twabwira abadukurikiye yuko buri wese ahari akwiriye kubera amaso ubugingo bwe kandi akwita cyangwa se akita ku miburo abarimo arumva. Yego. Hanyuma akegera Imana ikarushaho kubana nawe. Naho ubundi aho tugana aho duhagaze hose si heza. Exactly. Isi yo niyo umwanzi yarayifashe ariko Yesu Kristo niwe murengezi wacu. Hanyuma mu gusoza paseri ndibwira ko n'inama zo uhora zitanga buri munsi ahubwo wenda watanga adresse yawe hanyuma ukadusengera tugasoza. Barakoze nongere nibutsa abantu abashaka kumbaza birenze aho bamagara kuri telefone nomero 0788 50 60 76. Ikitorero bari muri diaspora bo bahamagara kuri plus cyangwa kabitso guteranya 250 7 88 50 60 76. Rero Imana yo mu ijuru ibahe umugisha. Imana ihoraho yo mu ijuru tukweretse gahunda dufite tukweretse n'ikiganiro kugira ngo byose bihe umugisha byombi. Ikiganiro bazagikurikira kizabubake kandi kibigireho kibageza. Abazakurikira nanone gahunda tuberetse ibitekerezo byabo turabyishimira kandi bizabiyoborwa n'umwuka wera. Habwa icyubahiro kandi ushyirwe hejuru iteka ryose. Tubyambarije mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu. Amen. Reka dushimire mwebwe mwese mwari mukuri iki kiganiro kandi tubasaba gusharinga ubutumwa hirya no hino kugira ngo ubutumwa bukomeze kugera ku mpera y'isi. Hanyuma rero ikiganiro menya nibi nakagaruka. Mugire ibihe byiza. Shalom shalom. Murakoze. Azaba afite ingororano yo guhema buri wese guhana n'imirimo yakoreye hano ku isi. Nawe nshuti yanjye aza kwambika ikamba